Center, which is the first sponsored by the Muslim community in Rwanda. As we gather here today for this landmark achievement, we are not here marked by our religious differences and backgrounds, but by our common goal of advocating for and promoting children's rights. We are here today because we all care about children and about providing them with the love, education, protection, and nutrition they need to have the best start in life. Since we're here together under a common goal, this is a golden opportunity to promote a common understanding among us of what ECD means. ECD is not only about care, stimulation, and learning, but also about the reduction of chronic malnutrition or stunting and promoting healthy behavior in families. And we saw a lot of that here today. Ati ndanezerewe cyane kuko uyu munsi tugiye gutaha igikorwa cya ECD cyangwa ikigo mbonezamikurire cya mbere mu miryango w'abayisilamu hano muri Rubavu. Ati turi hano ntabwo tubeshejwe hano nuko dutandukanye mu myemerere, ati ahubwo tubabeshejwe nuko twese dushishikajwe n'uburenganzira bw'umwana tugomba kuvuganira kandi tukabuteza imbere. Twese rero dukunda abana, tubafitiye urukundo, turabifuriza uburere bwiza, turabifuriza kurindwa ikibi cyose cyabageraho, ndetse cyane tugashishikazwa n'imirire myiza bagomba kugira ngo batangire ubuzima bwabo bameze neza. Ati hano rero turi kumwe dufite intego imwe, ati niyo mpamvu aka ni akanya keza cyane kugira ngo twese twumve neza icyo ikigo cyangwa icyo gahunda yo guteza imbere imirire myiza y'umwana itumariye, tukabyumva kimwe tukabikora. Ntabwo ari gusa kugira ngo turinde abana tubiteho, tubashakire n'icyo biga n'uburere bwiza, ahubwo no kugira ngo turwanye ikibi cyose gituruka ku mirire mibi, gituruka ku bugwingire, kugira ngo no mu miryango yacu icyo kintu tukigereho neza. Gutaha urugo mbonezamikurire rw'abana biragaragaza igikorwa cyiza, mbese n'igishoboka cyose abayobozi bacu b'amadini b'imyumvire n'imyemerere bafite. To join efforts and shape the future of Rwanda by investing for ECD in every child. Thank you for the very good work that you showed us.